Yesu ashimwe inshuti zanjye aho muri hose ndabasuhuje cyane kubw'uyu mwanya mwongeye gufata kugira ngo tubane mu ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubutumwa bwiza, ijambo rikiza, ijambo ribohora, ijambo rikura umuntu mu rupfu rikamugeza mu bugingo, ijambo riremera umuntu ibyiringiro bizima, ibyiringiro bidakoze isoni, ijambo rihesha umuntu kugira umutima ushyitse, ugashyika mu gituza, ugashyika mu gitereko, umutima utajahaguritse, umutima udahuzagurika, umutima uminjiriwemo amahoro ava ku musaraba wa Yesu Kristo, amahoro atangwa no kumenya neza ko nta kibazo umuntu afitanye n'Imana, ko icyo bari bafitanye Yesu yagikemuye kandi ko yagikemuye by'iteka ryose. Ndabashimiye rero, nkomeza kubifuriza kugira ibihe byiza aho muri hose, inshuti zacu ziri muri Amerika, Canada, mu Burayi, Afrika yose, Aziya, aho muri hose ndabasuhuje cyane, mbifuriza gukomeza gusendererwamo n'amahoro ya Kristo. Mu by'ukuri nanone gukomeza kuba abambasaderi wa Kristo ndabibashimira, aho muri hose mukaba abambasaderi b'ubutumwa bwiza, mugakomeza gufatanya natwe kwamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose. Ibyo rero sinabura kubibashimira. Muhagarare igitwari, muhagarare ikigabo, kuko biragoye kuvuguruza ikinyoma Satani aba nawe akomeza kugenda yimika mu bantu, ariko ubwo dushorewe na Nyagasani, ubwo ari we wadutsindishirije, azakomeza no kudutsindishiriza muri ibi ngibi, kuko ni Paulo yandikiye Abafilipi arababwira ati icyo nzi cyo nanone nuko Imana yo yatangije umurimo mwiza muri mwebwe izawukomeza inawusohoze kugeza ku mazi ya Nyagasani. Ubu ni ubutumwa bwiza rero mu by'ukuri bwonyine bubasha gukiza, nta bundi bubaho, nta bundi uzumva bwabasha kubohora umutima wawe ngo buguhesha amahoro, buguhesha ibyiringiro, buguheshe gukomera, buguheshe kugubwa neza, gutekana. Mu by'ukuri nta yindi nzira ihari itari iyi ngiyi y'ijambo ry'Imana. Biragoye kuba mu isi umuntu afite ubwoba, yumva ko azarimbuka, yumva ko Imana ari umwanzi we, yumva ko Imana ayibereyemo umwenda, kuko ntacyo wazigera ubona wishyura Imana. Ariko Imana ishimwe ko twamenye neza ko Yesu Kristo ntacyo yasize atatwishyuriye, nta kibazo na kimwe kigihari hagati yacu n'Imana, ariko nta kindi tubikesha Yesu Kristo. Mu by'ukuri rero ijambo nifuje ko tuganira uyu munsi ni ijambo risa nkaho rikenewe na buri wese, nanone kuko ni ijambo rijyanye n'amaturo. Abantu bahamagarira abandi gutanga, bati nudatanga ibi Imana ntishobora kukwemera, nudatanga ibi ntabwo Imana yakwemera, nudatanga ibi ntabwo uzajya mu ijuru, nudatanga ibi ntabwo uzabona imigisha. Ni ijambo tudashobora kuvugamo ho umunsi umwe, kuko ni ijambo rinini rirerire, tuzakomeza kuganiraho tureba inkomoko y'ibyo bintu, ariko uyu munsi nifuje ko tuvuga ku magambo make gusa, make ari mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko igice cya 12 umurongo wa 42 n'uwa 43. Turaza no gusoma mu Befeso igice cya 5 ahari umurongo umwe gusa wa 2. Ntabwo mbafata umwanya munini, reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 12 umurongo wa 42 no 43. Aravuga ngo umupfakazi wari umukene araza atura amasenge abiri ariyo kuta, ahamagara abigishwa be arababwira ati ndababwira ukuri yuko uriya mupfakazi atuye byinshi kuruta ibyo abandi bose batuye. Reka dusome n'uwa 44. Kuko bose batuye ibibasagutse, ariko we mu bukene bwe atuye icyo yari asigaranye, aricyo yari atezeho amakiriro. Imana ishimwe cyane. Ndagaruka cyane mu by'ukuri ku busobanuro bw'icyo uyu mupfakazi yakoze. Ubundi ijambo ry'Imana
ntabwo ari izi nyuguti abantu basoma, ahubwo ijambo ry'Imana ni ikirimo, ni icyo Imana y'ubwayo mu buhanga bwayo, mu bwiru bwayo, mu gukomera kwayo no mu kubitangaje cyane, nicyo yashatse kuvuga kiruta kure icyo umuntu yatekereza mu bwenge bwe, kuko ubwenge bw'umuntu ntabwo bushyikira iby'Imana iyo ivuga cyangwa se ikora. Ni ukuvuga ngo keretse Imana iguhishuriye ikikoze cyangwa se ikivuze, naho ubundi nta bushobozi umuntu afite mu bwenge bwe bwo kumva icyo Imana yavuze cyangwa se icyo Imana yakoze. N'umurongo umwe ushobora kuwusoma imyaka n'imyaka, Imana itaguhishuriye udashobora kumva ikintu kirimo. Mu by'ukuri rero umuntu araza agasoma gutya agahita aterura akavuga ati dore birakwiye ko umuntu icyo yarasigaranye, icyo umuntu yari afite agitanga. Birabaje nk'iri jambo umuntu ararikoresha akagenda akabwira abakene bo mu giturage mu cyariyo, akabwira ati akantu wari ufite mu rugo, niba ari agahene k'ubudehe baguhaye gatange, niba ari inka yitange, niba ari ikintu cyose waba ufite wari ucungiyeho, wari utezeho amakiriro, kizanira Imana. Imana nayo irakwishimira, Imana izaguha n'ibindi, Imana izagukubira, Imana izakugirira gutya. Ni ubutekamitwe. Birababaje cyane. Rimwe na rimwe ibyo tuvuga tubabaye, ariko Imana izajya itumara umubabaro, kandi kuwutuma wararasi ikindi nuko abantu barushaho kumenya ukuri, bakava mu rujijo, bakareka komeza kwibwa no gusahurwa no gutekwaho imitwe. Ntabwo mu by'ukuri Yesu yaje kugira ngo abantu bamukorere. Niko bavuga rero, ntabwo naje gukorerwa, ahubwo naje nge kuba ninjye ukorera abandi no gutanga ubugingo kugira ngo bube inshungu y'ubugingo bwa benshi. Ntabwo Imana yatanga Yesu ngo nirangiza dusabe n'amafaranga kugira ngo itwemere. Ntabwo bibaho. Ituro ry'uno mupfakazi rero ndagira ngo ndigarukeho cyane. Ituro ry'umupfakazi kuko tubisomye ahangaha mu ijambo ry'Imana, kuko ryanditswe na Mariko igice cya 12 umurongo wa 42 twagejeje ku 44. Icyatumye Yesu ashima uyu mupfakazi niki? Ese ubundi iki cyari ikihe gihe? Ndabyo abantu bajya bimenya. Iki cyari igihe cya mbere y'urupfu rwa Yesu Kristo. Yesu yaratarapfira ku musaraba ngo azuke. Icyo gihe rero hari hagikorwa ya mihango yo mu isezerano rya kera, yari igikoreshwa. Nubwo Yesu yari ahari, ariko burya Yesu nawe yabayeho mu gihe cy'amategeko. Yabayeho nawe agengwa n'amategeko. Icyo gihe cyaje gusozwa no gupfa kwe no kuzuka kwe. Ntabwo isezerano rya kera bivuze ngo guhera mu itangiriro kugeza muri Maraki ngira ngo, cyangwa se rya kabiri bivuze ngo guhera muri Matayo kugeza mu byahishuwe. Aho yasibyo ngibyo niko abantu babitekereza, ariko ntabwo ari byo. Ahubwo isezerano rya kera bivuze kugeza igihe, ni ibyagengaga abantu, ni iby'Imana yasabaga abantu kugeza igihe Yesu yapfiriye ku musaraba. Kuko apfiriye ku musaraba niwe warutanze, navuga ngo igihe cya transition. Yaravuze ngo noneho habayeho kuva muri bimwe no kujya mu bindi, habayeho ko bimwe birangiye. Niyo yavuze amagambo akomeye avuga ngo byose birarangiye. No kuvuga ngo ibyo Imana yasabaga abantu gukora kugira ngo ibemere biciye mu byo bo bakoze birarangiye. Noneho igihe gikurikiyeho rero noneho ni igihe cyo kwemerwa biciye muri nge, ni igihe cyo kwemerwa biciye mu iki ngiki nkoze. Niyo mpamvu birivuga ngo icyo gihe umwenda ukinza hera ho urusengero utabukamo kabiri. Wowe ukibeshya abantu ngo bubakiye urusengero, urabeshya umutekamitwe, uri umuhemu cyane. Umwenda ukinza hera ho urusengero utabutsemo kabiri, ubu urusengero narwo rwari rusenyutse, urusengero rwari rutaye agaciro. Nibyo Yesu yaravuze ngo ni mu rusenyi, hanyuma nge nzubaka urusengero rwanjye mu gihe cy'iminsi 3. Yaravuze iki? Yaravuze napfa akazuka urusengero ruzaba rutaye agaciro. Kuko muri urwo rusengero habagamwe abatambyi. Abatambyi bari bashinzwe gutambira abantu ibitambo, barabahuza b'abantu n'Imana, ariko biciye mu bitambo babatambiraga. Abo batambyi rero nabo bahabwaga icya 10 ndetse n'amaturo. Wowe surinde babagaraho mu muryango wo kwa Lewi.
Yesu rero apfiriye ku musaraba, umwenda ukinze ahera cyane, aho niho bagiraga abantu ubutabutsemo kabiri. Bari magambo ngo nta muntu ukigiriye abantu ku Mana ntibigishobotse, kuko hahandi wabagiraga nta hagihari. Imana mu yandi magambo ntabwo igikorera muri urwo rusengero rwo mu buryo bw'abantu. Ibyo tuzabiganiraho cyane, turebera hamwe uburyo n'urwo rusengero rutakiriho. Wubeshye ngo wubakiye abantu urusengero, si byo. Urusengero rwari rumwe rwubatswe na Salomo umuhungu wa Dawidi, afite uburyo yagomba kurwubaka rukagira hera na hera cyane. Wowe iyo nzu wubaka ukabeshya abantu ko ari urusengero, ngo niba ruzanemo icya 10 n'amaturo, niba nguru umutambyi wo kwandeze uro kwa Lewi se. Reka nivugire rero nigarukire hano, uyu mugore yatanze ituro rifite icyo risobanura. Niyo mpamvu Yesu yarigarutseho kurusha ibindi byose abantu bakoze. Ituro yatanze risobanura iki? Ituro yatanze kuki yarigarutseho? Yesu yarigarutseho kuko ryari ituro risobanura we ubwe, risobanura Yesu ubwe. Kuko nubundi gifite akamaro kuri ubu kugeza kumeruka y'isi nicyo Yesu yakoze. Niryo turo rikomeye, niryo turo Imana idusaba, nta rindi turo. Nukwemera icyo Yesu yakoze, kuko Yesu niwe watwitangiye akatubera ituro Imana yashaka. Ngo umudamu yatanze amasenga 2 ahwanye n'ikuta rimwe, ari ryo ryonyine yari afite. Imana niyo yonyine yatanze umwana wayo w'ikinege, ari we wenyine yari ifite. Niyo mpamvu iri turo ryashushanyaga Yesu, akaba ari nayo mpamvu Yesu yarigarutseho akavuga ati uyu nguyu none atanze ituro rihura nuko nshaka, atanze ituro rishushanya nge, atanze ituro rishushanya icyo Imana izakorera abantu, ubwo izababonera ituro iyo ubwayo yishimira. Ntabwo yaritanze ngo tujye tubwira abapfakazi ngo nibazane n'udusahani baruriragaho abana ibiryo cyangwa abashyitsi. Ntabwo yatanze ituro ngo tubwire abantu ngo genda mu rugo ufate televiziyo wari ufite uyituzanire. Ntabwo yatanze ituro ngo tubwire abantu ngo ya modoka wari ufite imwe yonyine wagendaga mugenda uyizane kugira. No, ubucuritse ibintu. Ahubwo yaritanze kugira ngo uwatazatanga imodoka ye. Yaritanze kugira ngo Yesu yitanze kugira ngo none utazatanga cya kindi cyawe wari ufite. None nawe ahubwo gikoresha ushima Imana. Uvuga ati ndagushima Mana ku bwa Yesu, we wambereye ituro kugira ngo ngewe ntazakwa n'utwo nari mfite. Ituro ryawe ntabwo Imana irishaka. Nta kintu cyawe wabona waha Imana. Iyo kiza kuba gihari Yesu ntabwo yari kuza. Abaheburayo 10 uzasome kugeza nko ku murongo wa 10 urebe uburyo Imana ivuga. Yesu yaravuze ngo ibitambo n'amaturo ntabwo Imana yabishatse, ntabwo yabyishimiye, ahubwo yateguye Yesu kugira ngo aze atubere igitambo, atubere ituro, atubere n'umubabwe uhumurira Imana neza. Uwo mubyeyi rero Yesu yamushimye kubera icyo ngicyo. Yatanze ituro riri prophetique, yatanze ituro rimuhanura, yatanze ituro rimushushanya. Ariko ibyabayeho byose mbere y'urupfu rwa Yesu byahanuraga Yesu, n'amategeko yavugaga Yesu uzaza, akaba ari we wuzuza noneho iby'Imana yategekaga abantu batari kubasha gukora. Akaba ari we noneho waje kubikora mu cyimbo cyacu kugira ngo twemererwe mu byo Yesu yakoze atari mu byo twebwe dukora. Yesu aramushima, aravuga ati abwira abigisha bati doruriya akoze icyo Imana ishaka. Doruriya noneho niwe ugaragaje icyo Imana yifuza ku bantu. Icyo Imana yifuza ku bantu nuko bemera ko ariyo yababoneye ituro rihwanye n'ibyo mupfakazi yatanze. Imana yatanze icyo yari ifite cyonyine, ari we mwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo atubere ituro. Nibyo Pawulo agaruka mu Befeso igice cya 4 cya 5 Prito murambabarira umurongo wa 2 aravuga ngo kandi mugendere mu rukundo nkuko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumura neza. Imana ishimwe cyane. Yesu yaradukunze atwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubabwe uhumurira Imana neza. Nta rindi turo, nta kindi gitambo, nta wundi mubabwe uhumurira Imana neza. Imana ikeneye ko uyitura Yesu, Imana ikeneye ko wizera Yesu, hanyuma akaba ari we uhora uyishimira ati ndagushimira Mana ko watanze Yesu kugira ngo ambere igitambo. Ndagushimira Mana ko watanze Yesu kugira ngo ambere ituro. Ndagushimira Mana ko watanze Yesu kugira ngo ambere umubabwe uguhumurira neza. Ndagushima Mana ko ibyo ntari kubasha kugutura wabinkoreye muri Yesu Kristo.
nta rindi turo, nta kindi gitambo, nta wundi mubabwe, nta kindi twashimisha Imana keretse gusa kwizera ko Yesu ari we wakoze ibyo tutari kubasha gukora. Umuririmbyi aravuga ngo nshime umwami wo mu ijuru, ngo ntange icyo mushimisha, ngo nari mboshye arambohora, ngo nari ndwaye arankiza. Ngo tumushime tumuhimbarize ibyo ngibyo. Icyo tumushimira nuko twari tuboheye mu rupfu rw'iteka, ubundi aratuboho, atubohoje umwana wayo Yesu Kristo, atubohoje umwana we Yesu Kristo. Nta kindi dufite cyo guhereza Imana. Iri turo ry'uno mupfakazi turyumve neza, ni Yesu Kristo ryashushanyaga. Niyo mpamvu Yesu Kristo yaryemeye, niyo mpamvu Yesu Kristo yarishimye. Nawe uyu munsi nta kindi ukwiye gutanga, ukwiye kwemerera Imana ko nta kindi wabona keretse gusa gushimira Imana ku bwa Yesu. Ngo ayo mashimwe ameze gutyo, ayo mashimwe ava mu kanwa k'abakiranutsi, uko bayishimira bayibwira ngo warakoze kuduha Yesu kugira ngo atwitangire, warakoze kuduha Yesu kugira ngo atubere igitambo, warakoze kuduha Yesu kugira ngo atubere ituro, warakoze kuduha Yesu kugira ngo atubere umubabwe uguhumurira neza. Ayo niyo mashimwe Imana yemera, ayo niyo maturo, ayo nibyo bitambo Imana ishima. Rekeraho kwibwa, rekeraho kwiba nawe, rekeraho rwose. Ntabwo uri umutambyi, ntabwo uri uwo kwa Lewi. Kuki wiba abantu? Kuki wiba abantu? Abo bose Imana yarabasezereye, itanga umwana wayo, naho bakoreraga irahasenya. Ubwo umwenda ukingiriza aho bagiraga abantu watabukagamo kabiri. Yari isezereye abatambyi, yari isezereye ibitambo, yari isezereye amaturo, yari isezereye ikintu cyose cyakorwaga mu rugo rusengero, kugira ngo noneho abantu bemererwe muri Yesu Kristo, batemerwe mu kindi kintu icyo ari cyo cyose. Wa mugore Yesu yahuriye nawe kwiriba agiye kuvoma, ni inkuru dusanga muri Yohana 4. Yaramubwiye ngo basogokuruza basengeraga Imana kwino misozi, ariko namwe nk'abayuda mukavuga ko abantu bakwiriye gusengera Imana mu rusengero rw'i Yerusalemu kwa Salomo, urusengero Salomo yubakiye Imana. Yesu aramubwira ngo mugore nyizera, igihe kirageze kandi kirasohoye ubwo abantu batazaba gisengera Imana ku misozi cyangwa se mu nsengero ibunyanaka, ngahubwo ngo abasenga data by'ukuri bamusengera mu kuri no mu mwuka, ngabo nibo data ashaka ko bamusenga. Igihe cyararangiye cyo gusengera Imana mu rusengero, cyo kwitura amaturo mu nsengero, cyo kwishyira ibya 10 mu nsengero, cy'amakorari n'ibindi abantu bahimba. Icyo gihe cyararangiye. Igihe gihari nicyo gusengera Imana mu kuri no mu mwuka. Yesu niwe kuri, ni nawe mwuka. Yaravuze ngo ningenzira ningiye kuri ningiye bugingo, nta wajya kwa data nta mujyanye. Niwe kuri rero. Gusenga Imana ni ukwishingiriza ku cyo Yesu yakoze. Kwegera Imana ni uko wishingirije ku cyo Yesu yakoze. Kwemerwa n'Imana ni kubw'icyo Yesu yakoze. Imigisha yose twaherewe muri Kristo kubw'icyo yadukoreye. Ni nawe mwuka yavanga amagambo mabwira, niwe mwuka kandi nibwo buke. Niwe jambo ry'Imana. Iryo jambo, uwo mwuka niwe byose. Nta kintu na kimwe twaha Imana kugira ngo Imana twemere keretse kwizera icyo Imana yadukoreye muri Yesu Kristo. Niwe turo, niwe byose. Nkuko bisanzwe Emile mwavuganaga, Emile nshimiye Imana, muvuga butumwa bwiza udashingiye ku idini ryo ryose. Singuhamagarira kwibuka idini, hoya ndaguhamagarira kwizera Yesu ugakira urupfu rw'iteka aho ngaho uri mu rugo iwawe, ukabaho uzi neza kutazarimbuka, ukajya uburyamye ugasinzira neza nk'uko Dawidi bivuga muri Zaburi ngo nzajya ndyama nizigure cyane, ngo kubera ko Uwiteka ari wo kuba amahoro. Ukaryama ukizigura ukavuga ngo nzajya mu ijuru ku bwa Yesu. Waba uri mu modoka ntuburi kwibaza ngo ubuse ngiguye ngo sinaba ndimbutse. Oya, ukajya uvuga ngo gupfa ni inyungu no kubaho ni Kristo, no gutaha ko mukiranutse nabyo ni byiza. Ukabuzi ngo ndajya mu ijuru uko byagenda kose. Uri mu kazi ukora ukabuzi ngo nzajya mu ijuru. Niba uri n'umukarani ukabuzi ngo ndikorera imizigo ariko nzajya mu ijuru. Niba uri umunyonzi ukavuga ngo ndi kunyonga igare ariko nzi ko nzajya mu ijuru kubera icyo Yesu yakoze. Ukavuga ngo no mu banyonzi Yesu yaradukunze aratwitangira. Twe ntabyo twari kubona duha Imana, ariko yemeye kudupfira kugira ngo urupfu rwe rudukiranure n'Imana, urupfu rwe rudukureho urupfu rw'iteka twagomba gupfa. Amaraso ye atume tubabarirwa ibyaha mu buryo bw'iteka ryose. Nimba uri umumotari ukajya utwara moto uvuga ngo ndashimiye Imana ko nzajya mu ijuru ku bwa Yesu, ukajya uvuga ngo ndashimiye Imana ko Yesu ari wa mbere yituro ku Mana. Ntukore udufaranga twaho kugira ngo ujye guhahira abana icyo barya, unabone verisoma
ufate amafaranga yawe yashyire umuntu ngo ashyire pasiteri. Pasiteri ni igiki? Yatumwe nande? Nukubeshya. Twebwe abavuga butumwa bwiza birava ngo twaherewe ubusa dutangira ubundi, ntabwo twishyuza. Icyo kirazira. Twaherewe ubusa, twahejuru ku buntu kugira ngo turangire n'abandi uko bashobora kuriho. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Ijuru ntirigurishwa, ijuru ni impano. Birava ngo impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, kandi Yesu waduhaye ubugingo buhoraho. Yabuzwa n'iki kubuduhana n'ibindi byose? N'ibindi byose biza nk'inyongera z'ubugingo buhoraho twahawe. Niba uri muganga uvura ku bitaro ukabuze ngo ukajya wakira abarwayi unezerewe, uvuga ngo nzajya mu ijuru ku bwa Yesu, ukanabakorera neza, uvuga ati nanjye bangiriye neza, nanjye hari uwankunze, nanjye hari uwansindishirije, nanjye ndabakorera neza. Aho uri hose, serivisi yose waba utanga, niba uri umufundi, niba uri umuyede ku ishanti, ukajya ushimira Imana, ugaterura ubivuga ati ndagushima Mana ko wampaye Yesu kugira ngo atume nemerwa nawe. Ibiterura itafari uvuga ati ndagushima Mana ko nzajya mu ijuru kubera Yesu. Ayo niyo maturo Imana ishaka. Uko kuyishimira kubera icyo yagukoreye muri Yesu Kristo, niko kuyitura ibitambo, niyo maturo ayinezeza. Nuko tuyigarurira Yesu tubiye ati ku bwa Yesu turagushimira. Nta kindi dufite twaguhereza, nta kindi twari kubona, n'ubu ntacyo dufite, ariko turagushima ku bwa Yesu. Uba dukiranuye nawe, uba twunze nawe. Icyo wabukora cyose shimira Imana ku bwa Yesu. Niba utwara imodoka ukaba uri mu modoka ugenda ukaba uri kunyumva, shimira Imana. Bwira Imana ndagushimira ku bwa Yesu. We wankiranuye nawe, we wanyunze nawe, ukaba ntacyo kinsaba kugira ngo unyemere, keretse gusa gukomeza kukwamamaza, gukomeza kugushimira, kuvuga ibigwi byawe, kuvuga amashimwe y'icyo wankoreye muri Yesu Kristo. Twara abagenzi neza, ushimira Imana ku bwa Yesu. Wigira igihunga cyo kuvuga ngo uzarimbuka, ariko wana roha imodoka. Niba utekereza ngo uzajya Gihenomu, twara imodoka neza, shyira umutima mu gitereko, tekana. Yesu yagukiranuye n'Imana, yarakoze Yesu. Niyemire rero nshimiye Imana. Inshuti yanyu, ushaka kumvugisha, ushaka kunyandikira kuri WhatsApp, nyandikira. Ushaka kumpamagara, mpamagara. Ushaka kungana, ushaka ko tubonana, byose birashoboka. Nimero ni 0784 42 57. Utari mu Rwanda shyiraho code +250 7 8 42 57. Imana ishimwe ku bwa Yesu. Imana ishimwe ku bw'igitambo yatuboneye muri Yesu Kristo. Imana ishimwe ku bw'ituro yatuboneye muri Yesu Kristo. Imana ishimwe ku bw'umubabwe wihumurira neza yatuboneye muri Yesu Kristo. Imana ishimwe none ndetse n'iteka ryose. Amen.